Hayi, nishimiye cyane kuganira nawe kuri iyi business. Ni business nziza yahindura ubuzima bwawe. Ni business ufatanya n'akandi kazi kariko kose waba ukora. Ni business itanga umudendezo mu gihe n'amafaranga. Ni business igendanwa wayikora hariho hose ku isi. Ni business itanga passive inyungu n'igihe utakiri gukora. Ni business nziza ukora n'abandi mwese mugatera imbere. Iyi business nta yindi ni Bold Gains International. Ese ninde muntu ukeneye iyi business? Umuntu uyikeneye ni umuntu ufite inzozi zagutse, wifuza ibirenze ibisanzwe muri ubu buzima. Ese wifuza kugira inzozi nziza? Ese wifuza kugira inzu nziza? Ufite inzozi zo gutunga imodoka, gutembera, kugira amafaranga menshi kuri banki? Ufite inzozi nyinshi ushaka kugira impamo? Iyi niyo business wari ukeneye. Gusa ikibabaje, ubushakashatsi bwerekana ko 95% by'abatuye isi yose bapfa batageze kuri za nzozi zabo, mu gihe 5% gusa aribo bagera ku nzozi zabo. Ese biterwa n'iki? Umukire akaba n'umwanditsi w'ibitabo wo muri Amerika Robert Kiyosaki yerekana inzira enye abatuye isi bose bakoramo amafaranga mu cyo yise cash flow quadrant. Inzira ya mbere gukora umushahara, inzira ya kabiri kugira business sanzwe iciriritse, aho yabishyize ibumoso. Iburyo yahashyize business owner ufite systeme irimo abantu benshi bamukorera. Undi ni investor, umushoramari ufite ibikorwa byinshi bimwinjiriza. Robert Kiyosaki avuga ko 95% by'abatuye isi bari mu gice cy'ibumoso, naho 5% bakaba iburyo. Ese batandukaniye he? Abari ibumoso bafite linear income, aho winjiza ari uko wakoze gusa, waba utakoze ntiwinjize. Abari iburyo bafite passive cyangwa se residual income, hahandi winjiza n'igihe utari mu kazi, kuko ufite system cyangwa se ibikorwa bikwinjiriza n'igihe utakoze cyangwa se wiryamiye. Inkuru nziza nkufitiye nuko Bold Gains International iguha amahirwe yo kuba mu gice cy'iburyo, aho ubaka system izajya guhemba amafaranga mu gihe wakoze no mu gihe utakoze. Business Bold Gains International ni business nziza iri guhindura ubuzima bw'abantu batari bakeya biciye muri produit nziza icuruza. Kampani yatangiriye mu Rwanda 2021 ikaba imaze kugira abanyamuryango barenga 5,000 ndetse bakomeza kwiyongera umunsi ku wundi. Kampani imaze kugira mu bihugu birenga 32. Kampani ifite ibicuruzwa kandi ifite produit nziza zitandukanye zikorerwa mu Buhinde n'uruganda rukomeye ku isi Life Care Phytolabs. Ni produit zemejwe n'ibigo bitandukanye ku isi ndetse zinabihererwa ibyangombwa nk'uko bigaragara. By'umwihariko mu Rwanda dufite ibyangombwa birimo icya FDA ndetse na RDB bitwemera gukorera mu Rwanda. Uruganda ruzitunganya Life Care Phytolabs rwegukanye ibihembo byinshi mu ruhando mpuzamahanga mu kuzahura ubuzima bwa benshi. Izi produit zivura indwara ziharimo umuvuduko w'amaraso, diabete, asima, sinezite, igifu, kanseri. Hari zifasha mu kwiyitaho, kugabanya ibiro, gusa neza n'izindi nyinshi zitandukanye. Gusa muri video ntabwo turi bwibande kuri product, kuko hino video yagufasha kubona indi sobanura product neza, ahubwo reka tuvuge kuri business. Ese ni gute iyi business yahindura ubuzima bwawe? Ese ni gute wabasha gukora amafaranga menshi muri iyi business? Icyo bisaba ni ukuba umunyamuryango. Kuba umunyamuryango bisaba kugura umugabane. Hari imigabane 6 itandukanye, buri muntu wese yahitamo umugabane umwe kugira ngo abashe gutangira business. Hari Diamond 2,350,000, hari Emerald 1,350,000, hari umugabane wa Sapphire 325,000, hari Gold 140,000, Silver 70, ndetse na Discovery umugabane 35,000. Sibyo gusa, iyo uguze umugabane uhaga produit ushaka zinganya agaciro amafaranga utanze. Mu yandi magambo, kuba umunyamuryango w'iyi kampani ni ubuntu. Icyo usabwa gusa ni ukugura product. Ikindi nuko wongezwa systeme nziza igizwe na username na password. Systeme izajya igufasha gukora amafaranga ndetse no kubikuza amafaranga wakoreye muri iyi business. Hari inzira 6 zitandukanye zo gukora amafaranga muri Bold Gains International. Inzira ya mbere kubona ukunda gucuruza nuko uzajya ugabanyirizwa 20% kuri buri product yose uzagura
kuri business. Urugero, dufite umuti uvura umuvuduko w'amaraso, umuntu usanzwe utari umunyamuryango awufatira ibihumbi 35, ariko umunyamuryango awugura 28. Bivuze ngo umunyamuryango agabanyirizwa ibihumbi 7. Ese tekereza abantu uzi barwaye umuvuduko w'amaraso, ibaze ugurishije produit 10 wawukoreye ibihumbi 70. Ibaze wihaye intego yo gucuruza produit 100 wenda se mu gihe cy'amezi 6 wawukoreye ibihumbi 700. Siyo gusa, buri produit yose uguze kuri company wamaze kuba umunyamuryango ugabanyirizwa 20%. Uburyo bwa kabiri, company irakubwira ngo usanzwe urangira abandi iduka ryiza, salo nziza, ishuri ryiza, bajya n'amabana babo, ndetse ntubihemberwe. Ariko company irakubwira iti nugira abandi bantu benshi urangira ibyiza by'iyi business nabo bakaza kuyikora, uzahabwa igihembo, uzabihemberwa. Uzahembwa hashingiwe kuri package umugabane watangije ndetse n'umugabane uwutumiye atangije, nkuko bigaragara muri iyi video. Urugero, niba waratangije package ya Diamond ugatumira undi agatangiza package ya Gold, uzahembwa ibihumbi 30. Ariko niba waratangije umugabane wa Gold ugatumira undi, uzahembwa ibihumbi 14. Ngira ngo urabona ko uko utangiza umugabane munini ko ari winjiza wiyongera. Reka tuvuge ko watangije na package ya Gold, uzajya uhembwa ibihumbi 14 kuri buri muntu wese uzatumira agatangiza package ya Gold. Tuvuge ko wenda uhaye makuru abantu 10 bagatangiza package ya Gold, uzahembwa ibihumbi 140. Ibaze wihaye intego wenda se y'umwaka kuvuga ati ngiye ndashaka kuba byibuze mu mwaka umwe mfashije abantu 100 bagatangiza package ya Gold, uzawukoreye 1,000,000 n'ibihumbi 400. Abantu winjije muri company gusaba umwe kumushyira iburyo undi ukamushyira ibumoso muri systeme yawe. Dufite umwihariko kuko uzasanga izindi business zikora muri ubu buryo, igihe cyose uhagaritse kugira umuntu h'amakuru kunyuza kwawe birahagara. Ariko muri iyi business birahagije yuko waha abantu 2 makuru gusa, ukubaka business izakwinjiza amafaranga mu gihe uhari no mu gihe udahari. Igihe ugize umuntu wa 3 wa 4 gukomeza, kuko nta mubare ntarengwa abantu uzabwira business, company gusaba gufata uwo muntu mushya uzanye ukamushyira munsi yawo winjije muri business imbere. Mbese mu yandi magambo, muri business dukora nka teamwork, turafatanya. Uburyo bwa gatatu ari bwo buryo bwiza, ari bwo buryo bwatuma utembera muri business, uburyo buzatuma ukomeza kwinjiza amafaranga menshi n'igihe udahari cyangwa se utakoze. Company irakubwira iti tuzajya dukomeza kuguha andi mafaranga y'ubuntu igihe cyose ufite umuntu iburyo n'ibumoso. Bivuze ngo uzakomeza kwinjiza amafaranga menshi kugeza ku muntu wa nyuma uzinjira muri business nyuma yawe. Ubu ni uburyo bwiza cyane. Ubu buryo bungana na 11%. Ndagira ngo nkufashe usobanukirwe neza uburyo iyi 11% ibarwa. Buri package ifite agaciro kayo, ari byo twita business value nkuko bigaragara. Igihe rero watumye umuntu muri business ukamushyira iburyo cyangwa se ibumoso, urugero ni Joy atangije package ya Discovery, ubwo ni business value 25 zizajya muri systeme yawe. Nutumira undi nawe akajya ibumoso, ubwo ni Peter wera Seruye nawe atangije package ya Discovery, bazafata 25 bakora 11, ubwo ni 2750 uyahabwe nka matching bonus. Bizakomeza uko nguko buri wese nawe akeneye kugira abandi banabwira business ndetse bagatangiza package zitandukanye. Bivuze ngo izi BV zose ziriteranya kuri buri ruhande rwose, ndetse ukazihererwa amafaranga atandukanye bakubyeho 11% nkuko bigaragara muri iyi video. Kugira ngo wumve neza uburyo bwa matching bonus ari uburyo bwiza, reka dufate urugero ku muntu watangije package ntoya dufite Discovery, agatumira n'abandi muri systeme ye nabo bagatangiza package ya Discovery. Ufite inshuti ebyiri, Peter na Joy, urabatumiye batangira business. Company zajya guha ibihumbi 5 kuri buri muntu, ariko systeme igaruka ivuge ngo igihe cyose ufite umuntu iburyo n'ibumoso uhabwa matching bonus y'ibihumbi 2750. So Peter yatangiye business kubera ko ayikunze, nawe akeneye kugira abandi bantu babwira business, so azahabwa nawe sponsoring bonus y'ibihumbi 5, habe 5 nawe yatumiye undi, ndetse nawe ahabwe matching bonus. Na Joy nuko nkuko nawe akeneye kugira abandi banabwira business ahabwe matching bonus, ndetse ahabwe 12. System zivuga iti igihe cyose ufite umuntu iburyo n'ibumoso uhabwa matching bonus. Bivuze ngo uzabona andi mafaranga
aturutse kuba gusa abantu barabwiwe na Joy, uhabwe n'amafaranga kuba barabwiwe nande na Peter. Birakomeza ntabwo birangira. Peter na Joy batangiye business kuko bayikunze, babwiye abandi bantu benshi ndetse nabo bakomeje kubwira abandi bantu benshi. Business irakomeza, buri muntu wese akeneye kugira abandi bantu babiri afasha gutangira business. Ibyo ni 2750 uzagira kubera ko ufite umuntu mw'iburyo, ufite abantu ibumoso ndetse n'iburyo, ubongera ubone 2750 kuko bakoze matching. Uburyo ni ibumoso ubona ndi inshuti yanyu ryango wibaze mu gihe cy'umwaka se, mu gihe se cy'amezi 6, mu gihe se cy'amezi 3 ukora business, abantu ubundi umaze kugira abantu barenga 1000, umaze kugira abantu barenga 100 muri business. Ibaze amafaranga uzaba umaze gukorera muri uburyo bwa matching bonus. Ayo n'amafaranga ni 2750 iburyo n'ibumoso, 2750 ibyo n'ibumoso, 2750 ibyo n'ibumoso, 2750 ibyo n'ibumoso, 2750 ibyo n'ibumoso. Ni uburyo bwiza cyane wize amafaranga menshi mu gihe udahari cyangwa se mu gihe utakoze, kubera ko abantu babwiye business barimo barayikora ndetse ukinjiza amafaranga menshi cyane. Ngiye kukwereka probability ibishoboka mu mwaka umwe mu gihe watangiye business mu kwezi kwa mbere, ugaha amakuru byibuze abantu babiri bakinjira muri business, nawo buri wese agaha amakuru abantu babiri mu kwezi gukurikiyeho bagatangira business. Mu kwezi kwa mbere uzabona inyungu 2750 ndetse abantu babwiye mu kwezi kwa mbere babiri, buri wese nakeneye kugira abandi bantu babwira business. Mu kwezi kwa kabiri bazaba 4 ubone 5500, mu kwezi kwa gatatu bazaba 8 ubone 11. Birakomeza uko nguko mu gihe cy'umwaka uzaba umaze kugira abantu barenga 8,000 muri systeme yawe, umaze kwinjiza arenga miliyoni 11 z'amanyarwanda. Ariko uyu ntabwo ari umushahara wo kubunya umuryango ngo mu mwaka wemeye amafaranga, oya. N'urugero nkweretse, mu gihe byibuze buri wese agira abantu babiri aha makuru bakinjira muri business. So nukora ibirenze ibi ngibi uzabona arenze aya, nukora ibiri munsi uzabona ari munsi. Ese tuvuge ko ukoze gake cyane kurushaho, noneho ubonye 1/2 miliyoni 5,500, ubonye 1/10 miliyoni 1, ese ubuzima bwahinduka bingana iki? Ndahamya nashiganya ko ubuzima bwahinduka rwose. Ese tuvuge ko wakoze gake cyane ubonye 1/2, urumva ko n'amafaranga menshi cyane uzinjiza muri iyi business. Wibuke ko ayo uzayakorera mu gihe watangije ya package nto ya Discovery, ndetse n'abandi bose uzatumira bagatangiza Discovery. Ngaho tekereza igihe uzatangiza package yisumbuyeho, ngaho tekereza igihe nawe abo uzatumira bazatangiza iyisumbuyeho, urumva ko uzinjiza aziyongera. Ibuka ko kandi twavuze ko uzajya uha abantu babiri amakuru bagatangira business mu gihe cy'ukwezi, ubundi wowe na team yawe mukicara. Ngahibaza igihe wahaye abantu barenze babiri mu kwezi, kandi nabwo ntuhagarare ugakomeza mu yandi mezi akurikiyeho, nabo watumiye, urumva ko ayo uzinjiza aziyongera rwose. Ibishoboka kuri uzatangiza package ya silver ni miliyoni 22, package ya gold ni miliyoni 45, package ya emerald ya sapphire ni miliyoni 225, package ya emerald ni miliyoni 150, package ya gold ni miliyoni 900. Tugana ku musozo ni miliyoni 900. Uburyo bwa kane ariko twita upgrade money bonus, nuko uzakomeza guhabwa amafaranga menshi nihagira umuntu wifuza kuva kuri package ntoya ajya kuri package yo hejuru agakora upgrade. Uburyo bwa gatanu nuko uko ukora business ndetse ugafasha n'abantu benshi batandukanye gukora no business, ugenda ukirwa ku rundi rwego aho uhabwa ranka zitandukanye ndetse ukabihemberwa ibihembo byinshi bitandukanye nk'uko bigaragara. Uburyo bwa gatandatu nabwo bwa nyuma nuko uzakomeza kwinjiza amafaranga menshi kuri buri product yose izagurwa n'abantu bari munsi yawe, uhabwe amafaranga menshi bitewe nuko baguze product bari munsi yawe. So tugana ku musozo, reka mushimire yuko wafashe umwanya wawe ukurikirana iyi video ndetse ni business. Ndizera ntashidikanya yuko iyi video hari ikintu ufashije. Ikindi kandi twiteguye gufatanya nawe, twiteguye kuguhugura kugira ngo nawe ubashe gutangira iyi business kandi iguteze imbere. Fata umwanzuro uyu munsi, ubundi nawe dufatanye mu rugendo rw'iterambere ndetse no kuzahura ubukene, tubashe gukora no business ibashe kwiteza imbere muri ubu buryo. Wakoze kucyana no video rero, ndagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha.